ijambo ryambabaje nabwiwe n'abantu n'iyindi n'imiryango bambwiraga yuko uyu mugabo ngo atari umuntu ushatse ngo agenda akururuka ngo urebe ukuntu agenda ngo ibintu mbese ibintu nk'ibyo ibyo n'ubu iyo mbitekereje narabibwiwe n'imiryango yanjye birambabaza. Akimara kubona amaze kumera gutya yahise nyine yigendera, yaranyanze arigendera kuva yambwira ndebe ntabwo yongeye kugaruka. Kwiyahura byari birimo ntabwo nari nakiyakira, nta bene wacu ntabo, ni ukwigira munsi ya cya kiraro nyine gihuza Nyabugogo na Gasyata niho niberaga buriya. Mpasanga utwana twitwa amayibobo nitwo twandeberaga akantu ko kuryamo nyine. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza cyane, nizere ko ukomeye uri amahoro dukurikiye bice byose dukurikiye uhereyemo abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, reka mbifuze kugubwa neza cyane. Udukurikiye hari ikibazo ufite yambaze Rurema kugira ngo ibyo byose bikemuke. Kwizera umwana w'umuntu ntago byagukundira ko ikibazo cyakemuka, gusa Imana ikorera mu bantu nanone. Nibyo ni byiza cyane kugira uwo wizera ukamuganiriza ibyawe, ntawamenya. Kuri screen zacu mwamaze kubona umugabo tugiye kuganira nawe, mwabonye uburyo agendamo nyine agendera hasi, turaganira tumenye imvano yabyo, atubwiye n'ubuzima busanzwe abayeho ate. Reka dumuhe ikaze, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Urashimira Imana? Ndashima Imana n'ukuri. Ndabona rwose nta kibazo ukeye. Nta kibazo. Amazina yanyu? Nitwa Ngendahayo Jean. Jean. Naam. Jean nibyo John. John, nitwa Ngendahayo John. Ariko na Jean ni kimwe byose. Jean ni agafaransa. Niko imeze. Abadotcom tuba twaragowe, ubwo wifuze Jean mpita ntakara. Ni n'ubundi si mu mujyi se umuntu akubitamo n'agafaransa. Akubitamo n'agafaransa. Uretse izina si usanguza igifaransa? Oya, ntabwo nize, nagize amahirwe make yo kutiga. Ntabwo wabashije kugera mu ishuri? Oya. Hanyuma rero twifuje kukugendera ngo tuganire nawe tumenye ubuzima bwawe ari ubuhe. Nk'uko nari mbivuze ku badukurikiye ku mashusho yacu, abarebaga amashusho yacu nyine babonye uburyo ugendamo, ubuzima bwawe magingo no buhe. Ariko mbere yuko tubujyaho, byagenze bitya ryari, ubimara igihe kingana giti? Ntago napfa kwimenya, ariko nabaye casualty mu 1995. Niho nabaye casualty gutya nyine. 95 rero kugira ngo ube casualty byari biturutse kuki? Niko wavutse, niko wisanze, imvano yabyo yabaye? Ni impanuka nahuye nayo. Ubwo nari ndi mu kubaka nyine, kugira ngo ndebe ko nashinga urugo. Ubwo ngubwo rero nzamura inzu nyigeje hejuru, ndi kwitera imishoro. Inzu yari yawe? Yego. Ndahubuka ku mushoro nikubita hasi nyine, ngwa ngaramye. Ngira akabazo mu mugongo nyine. Reko nisanga ameze gutya. Ingingo zose zihita zibigenderamo nyine zihagarara. Wari kubaka inzu ngo bizanire umugore? Yego. Nuko ugira ibyago. Hari ibibuye byari biri hasi nyine, kuko nari ndi gutera imishoro, abandi mbabwira banshyiramo amabuye kugira ngo mbone uko nzapavoma. Ayo mabuye niyo naguyemo rero ngira akabazo. Maze kuyabwamo rero ugira akabazo ko mu mugongo. Wahise ujya kwa muganga, byagenze biti? Icyo gihe nta muganga wari uriho, hari mu ntambara n'abacengezi. Abaganga bari batari baboneka nyine. Ubwo habagaho ku nkanda n'utuzi dushyushye. Bandasaga nyine, hari ukuntu bafataga akembe bakarasagaho amaraso yipfunditse, bakabona yajya nyine ngo yatembera, ariko biranga. Nukuba ugikora impanuka wumva uburibwe gutyo, byarangiye gutyo, habe kujya kwa muganga, wagomeje witabwaho n'abo bantu nyine bakora ibyo bya kinyarwanda, niko nabyita. Ariko nubwo ngubwo igihe cyarageze, ngeze igatagara ariho banjyanye, bambwira yuko amagufwa yanjye yakomeye no gutinda kujyaho nyine
noneho imitsi iragenda irahagarara, ingingo zirahagarara, niko kubona intoki zitarambuka gutya. Umuntu yarambura intoki bikanga, umuntu yarambura ukuguru amavi bikanga, nuko hajemo kare. nuko barambwira ngo amagufwa yanjye yarakomeye, ni imbyimenyere nyine, byakira uko biri. Nuko nabayeho nyine ndemera, uretse ko byangoye nyine kukubwira ngo ntuzakira kandi wageze kwa muganga ntabwo byoroha. Kubyiyakira rwose biratinda. Ntabwo byoroha, umugongo warahagendeye ndetse n'izindi ngingo ahangaha ngira ngo abatukurikiye babirebye ntabwo ubasha kurambura amaboko. Timara kubwirwa rero n'abaganga ko ari ugomba kubyimenya cyangwa ko bitazakira, ubyakiriye ute? Nyine ubwo urumva ko kurira bwo amarira ntabwo aboneka, nyine ubwo uribaza mu mutwe atangira kuzerera, nyine uvuga uti ndabaho gute? Nk'umuntu wari usanzwe nyine ajya kurya yahinze cyangwa yagiye guca inshuro gutyo, uhita wimajinamo ibyo bintu nyine ukuntu bizabaho, ukabona ntuzabishobora, ukabona kandi ntunapfuye ngo birangire, ukagomeza mu kirisi mo hagati. Ariko Nyagasani agenda apanga, agenda gushoboza ukuntu nyine, ukabyibaza kandi ukanisubiza, ibisubizo ukabibura, ariko nyine bucya bwite ejo, ubwo ngubwo nyine ugeraho ukamenyera. Ruko rero uhubuka hejuru y'inzu ugwa hasi uri kubaka kugira ngo urebe ko wakegeranya ugashaka umugore. Magingo ntabwo wabitubwiye, uracyari uko wari uri icyo gihe ukora impanuka cyangwa ubu ngubu ufite umudamu? Ubu ngubu mfite umudamu, icyo gihe nari umusore ariko nikimara kuba gutyo nyine ndagomeza mbaho gutyo, ariko mfite umudamu ubu ngubu. Icyo gihe rero ukora impanuka birumvikana ko ushobora kuba wari ufite sheri uri kubaka kugira ngo umukure mu rugo cyangwa se umukunzi. Wayibona ari mfite mbere nyine, kubona ari mufite ariko ntabwo ari we. Akimara kubona amaze kumera gutya yahise nyine yigendera, yaranyanze arigendera. Ndetse n'inzoga nari narajyanyeyo iwabo barazigaruye, kandi ntabwo zijya zigera mu rugo, nyine ni ukuzinywera hariya hakurya nyine. Ubwo biba gutyo, barazenga barazizana. Ngiye kumva numva ngo bazanye ibyanjye babinshubije. Wari waratanzeyo rwose inzoga, ariko gusaba wari warasabye mbese? Warasabye ariko ntayo najya gukwa. Wari warasabye utarakwa? Hariya gusaba nko gufata irembo? Ni ugufata irembo, ni ukujyana inzoga ugafata irembo nyine, niko babyita. Barangije barabigarura. Yakubwiye impamvu agiye se ko ari uko umeze gutyo cyangwa warabyibwiye? Yaraje aje ngo kunsura arebe ko umeze, asanga nyine intoki zabigendeyemo gutya, asanga amaguru simbasha guhina. Ubwo arambwira ngo ndabeho. Ubwo ngubwo nta kundi kuntu yaje nyine, ubwo nagiye kumva numva banzaniye inzoga zanjye nyine nari natanze. Ntabwo zigera mu nzu, ni ukujya ku gasozi aho ngaho, ariko bikitwa ngo bazigaruye. Hanyuma se ubwo umuntu yakibaza, yageze akubwira wenda umuntu mukundana ashobora kugira ikibazo akavuga ati n'ubundi nanjye mu buzima busanzwe nagira ikibazo, yakubwiye impamvu nyamukuru yatekerezaga ku kibazo cyawe ko cyaba kigoye ari iyihe? Oya, nta kintu yigeze ambwira, uretse kumbona ambwira ansuhuza, yamaye na poli, ariko arambwira ngo ndabeho. Kuva yambwira ndabeho ntabwo yongeye kugaruka. Mufata nk'uwaguhemukiye cyangwa wumva byari ngombwa ibyo yakoze nk'umuntu? Ubuhemu yaramemukiye nyine, kuko n'ubundi iyo ugiye no gusezerana baravuga bati muzabana mu bukene no mu byago no mu byiza muzabana, ariko ubwo urumva nyine ntabwo yabikurikije, uretse ko tutari twagasezerana. Ariko iyo ugiye gusezerana n'umugore ni uko babivuga, ariko we nyine urumva yuko nta kintu yari kuzansayidiraho ngo angirireho neza. Hanyuma rero bigenze bityo, bimaze kugenda bityo, umukobwa wasabye rwose aba arigendeye. Yaragiye, nanjye ngomeza mvaho ngaho, ngigatagara mbayo, bamara kumbwira ko ntazakira. Ubwo ngubwo nanjye birancanga mu mutwe, birazunguruka,
ndavuga ntabwo nyigisubiye n'ubundi mu rugo nta kintu nzagiye kumara nibwo narorongotanye mvuga ntabwo ngoma mu kigo reka naho nubwo njya no mu rugo reka ndorongotane njye Kigali aho nzapfa ngeze n'ubundi naho ngaho meta mfatiye Kigali rero ya Nyabugogo. Numva noneho watekerezaga nk'umuntu ushaka nko kwiyambura n'ubuzima. No kwiyahura byari birimo ntago nari nakiyakira. Nuko byaje njya Nyabugogo umukomveri aranterura mvanamo aho ntaho gucumbika nagiraga nta bene wacu ntabo no kwigira munsi ya cyakiraro nyine gihuza Nyabugogo na Gasyata niho niberaga buriya. Mpasanga utwana twitwa mayibobo nitwo twandeberaga akantu ko kuryamo nyine. Wibereye rero munsi y'ikiraro no kutiyakira ariho urara wamaze igihe kingana iki munsi y'ikiraro waje kuvanwamo n'iki? Namaze amezi nk'atanu gutyo. Ubwo rero sinzi ukuntu buriya abantu mu mitima yacu buriya imitima ni imwe ariko ntabwo iteye kimwe harimo kunyuraho akaba yaguha ifunguro njye ariko ntabwo nenze ko bibaho nzi yuko umuntu aba hari uko yagiye guca inshuro nuko nkajya kubona nkabona umuntu anyuzeho anguriye amata nk'inywera ariko mu gitondo cya kare kubera imbeho nkazamuka gake gake nyine nihirika nkajya kureba ko akazuba kava nyine nkabona natora kuka gutyo ubwo igihe cyarageze imodoka ngiye kubona mbone irahagaze harimo umugabo havamo umugabo aransuhuza tumeze gute ni byiza uzi Imana ni nayo nzi tu wese wajya kuyikwereka nta kibazo waba ugize neza ahita nshyira mu modoka aranzana ntabwo nzabona nari ngiye yaramanuye yangeza ahantu bita ku mushumba mwiza ku cya Mitsingi ngira ngo urahaza naho yangejeje naho sinkamenye ko ari pasiteri ngiye kubona mbona abwiye abantu bari baraho b'abakirisitu ngo nibaze bamufashe banterure banjyane nyine aho yari yanteguriye usanga ni mu bakirisitu rero ati ndashaka ko uyu muntu rero tumusengera tukareba yuko ikintu afite ku mutima cyashiramo gikomeye. Baratangira bakajya bansengera mu gitondo bakangaburira aho niho naje mbese kubona mvuga ni ubwo mbonye abantu bari kunsuhuza bandamutse abanganiriza ndetse bananzanaga n'umwenda nk'iyambarira icyo kintu kiri ku mutima kigashiraho kigenda gishiraho gake gake nibwo mvuze ni nta kibazo mbaye umuntu nukuri kigenda cyomokaho gake gake abantu baza bansuhuza kuko nta muntu wansuhuzaga reka uretse kundeba gusa kigendera. Hanyuma rero jyo waje gutekereza gushaka umugore rya rero kumva wateretaga undi arakwanze kubera impanuka huye nayo waje kongera kuvuga ko watereta umukobwa gute wumvaga ubundi ibyo bintu biri bushoboke? Ntago ninzi ko bizashoboka ariko hari igihe Nyagasana gupangira nyine akagushyiramo akakuvanamo ibintu by'ubwoba bigakoreka ubwo ngubwo nayo nkiri hanyuma wambwiraga ati ntabwo natekerezaga ko gushaka umugore byashoboka. Ntabwo nari nzi ko byashoboka ariko ku Mana birashoboka burya. Birashoboka. Turaza kuganira n'umugore wawe nawe tumushimire yabaye intwari kabisa ahubwo byo umuntu yakibaza mu buzima busanzwe uretse kuba wahuye n'iyo mpanuka n'iki kintu wajya gutekerezaho ukumva kirakubabaje ibintu nka bitatu byakubabaje mu buzima bwawe utajya urekeraho kwibagirwa n'ibintu? Hari ibintu byambabaje ibintu bibabaza ni byinshi ariko burya iyo uteze nk'imodoka ndabivuga byarambayeho nyine nigeze gutega imodoka hariho abakomveri ubu ngubu ntabagihaba ariko umukomveri akakurira ati ntabwo nshaka kujya mu modoka yawe kandi ufite wagize ihirwe kubona cya giceri uri bwamuhe ariko akakubwira ati ntabwo nshaka kwinjira mu modoka yanjye ati ntabwo njya ntwara abantu bafite ubumuga
ubwo icyo kintu ko ni akantu kambabaje cyane kwinubirwa n'abantu byarambabaje rwose. ikindi buriya rero nanone iyo ugeze ahantu ntibakwakire kandi hariyo n'abandi nabwo bakakunena gutyo yuko nyine umeze gutyo utakwicana n'abandi nabyo buriya birababaza. Kuko hari ahantu ugera bakakubwira bati ugasanga abandi bana batumiye ariko wowe ntibatume winjira. Biriya bintu birababaza cyane. nk'ibisanzwe rero nk'uko babibonye biragoye ko umuntu yavuga ko hari ikintu ushobora kuba wakora mu busanzwe. ibibazo ujya uhura nabyo mu buzima ukabona birabangamye ku buryo n'abadukurikiye umuntu ashobora kuvuga uti reka nifatanye nabyo. ni nk'ibi bibazo ujya ukunda guhura nabyo nyine nk'umuntu ubana n'ubu bumuga. njyewe ikibazo nkura nacyo ni byinshi ariko buriya icya mbere ni imibereho. imibereho yanjye ntabwo imeze neza. ntameze neza ubu sinshobora kujya kuvuga ngo ndagiye gupagasa. oya ni ukugenda hano ku muhanda nyine babagira neza. kandi igihugu cy'u Rwanda kirabyanga ibintu byo gusabiriza kirabyanga cyane. ubwo rero ubwo nakubiteho n'ubwo bubabare kandi ariho nabimbonye nabona imibereho y'abagira neza. ubwo ukabona imodoka iragufasha igize gute irakujyanye igikundo. ubwo rero nicyo kibazo gikomeye dufite. uretse ko nabonye leta iri kutwita hari igihe ariko nabonye ivuga ko izatwita wenda ntabwo byari byajyamo ariko yenda bizashoboka. ni ugutegeza Nyagasani nawe akazabagendera akabereka ko byose bishoboka yenda bakagira icyo badusayidiraho. reka utubwire nimero zawe ku buryo umuntu ashobora kukubona byoroshye ubundi tuganire na madamu. nomero zanjye za telefoni ni 0788 40 68 63. 0788 40 68 63. ni izi ngizi rwose. urakoze cyane kumera kandi ukomeze kwihangana. ndagushimiye ku kiganiro waduhaye cyane. murakoze namwe kunyakira. Imana ibahe umugisha. yes ngira ngo kuri screen zacu muratubona ko turi kumwe n'umudamu wa John cyangwa ngo Jean. muraho neza mama? muraho neza. murakomeye? yego nta kibazo. muratangira mutwibwira. nitwa Mukabarisa Goreti. abantu umufasha wanjye ndahaye John. yego. umubyeyi w'abana bangahe? abana 3. abana 3 ni byiza cyane rwose. yego. ubuzima busanzwe murakomeye muri amahoro nta kibazo? turi amahoro turashima Imana. yego. muri amahoro murashima Imana. ndi kuganira na John ari kumbwira ubuzima bwe busanzwe, imibereho ye uko yabayeho nuko abayeho ubu ngubu. ambwira ko ari ibintu bitamworoheye. ngira umugisha rero ndakubona nk'umudamu we kandi yambwiye ko undi yari afite yateretaga akora impanuka bitakunze ko babana. ngira amatsiko yo kuganira nawe kugira ngo bane na John wumve ko agiye ku mugabo wawe. byari byoroshye ku ruhande rwawe cyangwa byagenze biti? byarakoroheye? ntabwo byari byoroshye. yego kuko nkimenyana nawe yarabimbwiye ko ashaka umuntu babana. ubwo ndangije ndabyemera nabanje kubyanga. mwamenyaniye he? twamenyaniye i Kigali. yego. nje gusura musaza wanjye. ubwo nsanga yewe baranabana. ubwo rero ansaba ko twabana. mbanza ko ndamwemerera ariko mwemera ntamwemerera kuko nabonaga ntabana nawe. yego. ndamubwiye nzagaruka i Kigali kuko nari nzi ko ntazahagaruka. rero ubwo mpita ngenda ndamubwira ariko nzagaruka. ndabimwemerera. impamvu yari gutuma se wumva mutabana yari iyihe mpamvu? impamvu nuko nabonaga ukuntu ameze reka nkabana ntabana nawe. reka kubera ko nari nkina mutoye nago nabanaga umuntu umeze gutya se kareka kuko cyane urabona mu cyaro ntago abantu bameze gutya. sinzi
niba navuga yuko hari bibera i Kigali simbizi kuko mu cyaro ntabwo wapfaga kubabona ntabona umuntu nk'uyu ntabana nawe yego. Hanyuma rero kugira ngo wemezwe n'umutima ko ugomba kubana nawe byakujemo biti? Ubwo nyine yaraje nagiye mu cyaro mbayo agiye kiza kugera musaza wanjye aza kuza aje mu rugo ngiye kubona mbona barazanye ariko mu kuzana ntago mbese numvaga muri make nta hantu nzongera guhurira nawe. Ubwo rero birangije araza bahamaze nk'iminsi nk'ibiri birangije iminsi ishize barataha ariko bimbwiye n'ubundi numva nta gahunda yabyo mfite numva ntibindimo. Birangije rero ubwo ndamubwiye ntigenda uzagaruke. Arangije kugenda aragenda wagira ngo hari yatumweyo wagira ngo njye numvaga atazagaruka ariko igihe cyaje kugera haciye nk'iminsi nk'ukwezi ngiye kubona mbona aragarutse. Ubwo rero ndangije ariko nkaba nagishije inama umuntu arambwira ati ese ntabwo uriya muntu ngo urashaka ko tubana. Arangije arambwira ati se wowe urabyumva ute? Nagumye ndamubeshya ariko njye ndumva ntashaka kubana nawe. Arangije arambwira ati njye rero nta nama nakugira yo kuvuga ngo mwihorere cyangwa mwemere, wowe umutima nama wawe niwo ugomba kubyemera. Niba wumva bikurimo ugenda uzabane n'ubundi mushobora kuba yenda n'undi wese ariko wenda ukagira ikibazo yenda ari na muzima. Ubwo rero birangije uyu ndamwemera ndamubwiye ntigenda uzagaruke nabo. Ubwo rero igihe cyaje kugera aragaruka. Agarutse rero nuko ndamwemerera ndamubwiye ntitugende. Ibibazo wamwibazagaho cyangwa impungenge waba umufiteho mbere y'uko mubana yari nk'izihe? Ariko tubana nabonaga umuntu umeze gutya reka ntabana nawe rwose. Impungenge urabona uko ameze mu buryo bugaragara ubwiye umuntu ko gutera akabariro bishoboka ntago umuntu abyakira. Wowe nta mpungenge wagize ukavuga ibyo ntago nabitekerezaga sinzi impamvu. Nagageze ubitekereza? Ntago nigeze mbitekereza ntago nzi impamvu. Yego numvaga rwose nta kibazo. Yego yego. Hanyuma murabanye rero hari uko mwabanye hari nuko watekerezaga muzabana mbere y'uko mubana warabihuje ubona bihurika cyangwa wasanze wibeshye? Oya nta kibazo nasanze ntago nibeshye. Yego wasanze utibeshye. Zisize rero hari icyo umugabo yagushimira ariko nawe nticyaburane nk'iki ujye utekereza ku mugabo wawe kumva wakimushimira ndetse n'abantu babyumva? Ikintu namushimira ibyo namushimira ni byinshi kuko nkimara kubana nawe numva ko nari nishingiye muri make ko yaje kunjyana iwacu nubwo bamwe harimo imiryango itaramwemeraga mbese ntibamwemeraga babonaga ukuntu ameze bakavuga ati reka uciye umuryango ariko yaje kunjyana iwacu mbese imiryango iraterana baramubona. Ubwo rero icyo cyaje kugera yewe tubyarana abana 3. Ubwo birangije turasezerana tujya mu kiliziya tujya ku murenge. Ubwo rero urumva yuko nk'ubu hariho benshi yenda batazi yenda niwabo w'abagabo babo cyangwa niwabo batazi umugabo afite ariko yanjyanye iwacu babona ko wenda ntagiye kubikirara mu mujyi ariko icyo mushimira ntabwo mbese nabaye nk'ikirara nabaye nk'umubyeyi ufite umugabo ufite abana. Imiryango rero birwanyije bati uciye umuryango aho ntibibajije cya kibazo nibazaga bati uriya muntu umeze kuriya buriya gutera akabariro bizashoboka? Guca umuryango bavugaga wowe nibi ubwo ngubwo? Guca umuryango bavugaga njye nayo ntarabimenya ibyo bavuga ariko bavuga ko uyu muntu nshatse mbese ntabwo navuga ko ameze ngo reka ngo uriya ntago ari umuntu ushatse. Ubwo rero birangije niyenda niba no guca umuryango wenda ibyo bavugaga njye nayo ntarabimenya ntabyo narinzi. Ubwo rero ntago nzi icyo bashaka kuvuga muri make. Ariko ubu ngubu ubona barabyakiriye neza nta kibazo? Barabyakiriye kuko n'ubu baransura bose nta n'umwe utansura. Yego.
baraje kwemera nese kubundi ari njye wari wamushatse n'ubundi nibari bo ubwo icyo namukundiye ni njye wari wakibonye ubwo rero bo nta nubwo bari kumumbuza ngo binakunde yego wow Imana ishimwe mufite abana batatu ntabwo tuberekana ariko nabonye ari n'abakuru rwose Imana ihabwe icyubahiro w'imfuranyo ntiga muri segonderi mukurikiye nawe ari hafi kujyayo ni byiza Imana ishimwe reka tubabwire courage kandi mugomeze mujye musenga n'ibitarakoreka bisigaye Imana izabikora nuko tubyizera nanjye nuko mbyizera muri abakristo John ndabizi jya bimbwira turi abakristo nta kibazo kandi namwe Imana ibaha umugisha kuba mwadusuye yego umutware rero yari yatubwiye ibintu bimugora nkawe ugendeye ukameze hebwe n'ikibona kigoranya no mu rugo cyane kibagoye cyane ikintu kitugoye urabona ukuntu ameze kandi nanjye kibonaga ntacyo rwangewe nta cyenda nashinze Imana nubwo yenda yaba ari makeya ariko araza n'akazi ne nabonye katankampa makeya ariko karaboneka kakunganira mu rugo kubera ko nawe urabona yuko ubuzima abayeho nabwo buragoye mu kuba bugoye urabona ajya ku muhanda barirwa birukankana mbese wumva ko ibyo akora ntibyemewe ubwo rero iyo agenda ntashobora kubura yenda y'ibirayi nanjye nagira utwo mbona tukunganirana ku kazi wabonye kagwemba make nimba atari banga bakatubwira yego nkora amasuku ku muhanda ukora amasuku ku muhanda okay Imana izace izindi nzira kandi birashoboka biranakunda dusoza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ni nk'irihe jambo yageze uyuzirikana cyane ryakubabaje wabwiwe n'abantu kubwo uyu mugabo mugiye kubana cyangwa mu bana ijambo ryambabaje nabwiwe n'abantu n'iyende n'imiryango bambwiraga yuko uyu mugabo ngo atari umuntu ushatse ngo agenda akururuka ngo urebe ukuntu agenda ngo ibintu mbese ibintu nk'ibyo ibyo n'ubu iyo mbitekereje narabibwiwe n'imiryango yanjye birambabaza ariko ngomba no kubabarira kuko Imana niyo igira neza kuko nk'izina ry'umwana wanjye Imana yatugiriye neza hari kwegerera gusaba imbabazi cyangwa nuko mu mutima nyine wewe wumva kuko bari ari ngombwa oya ntawe urabikora yego ntawe uraza kunsaba imbabazi ariko ngomba kubabarira kuko mwese ko Imana ari itubeshejeho yego murakoze cyane abari badukurikiye sangiza ino video nimba yagufashije nimba ari icyo wagira ukora kandi ukabona ku cyawe giti ari gitoya ukaba wabwira undi ko umufatanya ni byiza cyane musangize iyi video niba utarakora subscribe ikore kugira gahunda zigende neza hanyuma John ndagushimiye cyane n'umudamu wawe ndamushimiye so wowe ntago hashimira umudamu wawe urugumva umushere wa mbere mwakundanaga kwanze nta kizere na kimwe ufite cyo kuzabona umugore none ubuze ijambo nari mushimira madamu ndamwemera nawe arabizi ndamwemera nawe arabizi rwose unishere wanjye ndamwemera nawe arabizi nukuri yes ati ndamwemera Imana ibaha umugisha cyane kandi ibakomereze amaboko bahe imbaraga bahe kunesha ibyo bigeragezo n'ibindi byose bizakunda ibintu byose biri mu biganza by'Uwiteka kandi Imana ikorera mu bantu reka mbwire abadukurikiye nimba ari icyo rwose Nyagasani yagukoresha wawe ikaze John yaduha nimero turaza no kuzishyira ku kiganiro uja umukeneye waza kumuvugisha murakoze cyane